Aha mubona turi mu ishyamba rya Nyungwe ubwo turimo twerekera Bweyeye cyangwa Icyangugu muri rusange. Tugiye kureba wa mugore wavuze ngo uyu muhanda wa Pindura Bweyeye wamuhinduriye ubuzima, ari nabwo mbatembereza ishyamba rya Nyungwe mbereka ibyiza bitatse u Rwanda. Cyane cyane muri rusange turajya no muri parike ya Nyungwe aho haba hari inyamaswa zitandukanye muri rusange. Kidasamura Movie yiyemeje kubatembereza kugira ngo abereke ibyiza bitatse u Rwanda. Ubwo twinjiriye ku Kitabi tukaba tugiye kugera ku Inka, twatangiye gufata video tugeze mu ishyamba hagati. Gufata video mu ishyamba rya Nyungwe ntago biba byemewe, ni mu gihe utabisabiye uburenganzira uhanwa n'amategeko. Nanone turikoza mu karere ka Rusizi tubereka umujyi wa Rusizi cyangwa tubereke isoko rya Rusizi rishyashya ririmo ryuzura, tubereke hano mu gice nk'ikizwi cya Bukavu. Bukavu murahazi, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe uno mujyi ari uwa Busizi uhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Kidasamura Movie n'inzu y'ishyamba ndimo ndetse murimo murambona n'imodoka yanjye muri rusange. Ubu nje kubereka ibyiza bitatse u Rwanda muri rusange. Ubwo nagendaga mwari no shyamba rya Nyungwe numvaga mfite umutekano usesuye, kuko mu ishyamba rya Nyungwe niho hantu hari umutekano urenze uwundi. Ugenda kushaka cyangwa ugenda neza nta kibazo ufite, kubera yuko haba harimo abantu barinda ishyamba nk'abagaride cyangwa abarinda zino nyamaswa. Mwe muretse kugenda mbanze mbasobanurire ino nyamaswa. Iyi nyamaswa igenda nk'umuntu. Iyi nyamaswa yitwa inguge nk'uko mubona ifite umunyo hatukura cyangwa ifite igitsina gitukura. Iyi nguge ifite amaboko abiri n'amaguru abiri. Iyi nguge ifite ubushobozi bwo kwirukanka ibirometero bisaga 30 itarahagarara, kandi igendesha amaguru abiri ndetse pana n'amaboko muri kubona. Igendesha amaguru abiri cyangwa umuntu igahaguruka igahagarara. Ni mu gihe inguge muri rusange ihereza umuneke ikawutonora nk'umuntu yarangiza ikawitamika. Izi nyamaswa bigize kuzitiranya ngo n'abantu, ngo ndetse abantu bigije kuvuga ngo baturutse ku nyamaswa, ariko wapi, ibi ni ibinyamaswa Imana yaremye ibishyira mu ishyamba. Nagira ngo mbasobanurire ku ino nguge kugira ngo mutazongera kwirirwa mubaza byinshi ku ino nguge. Iyi nguge imeze nk'umuntu, itekereza nk'umuntu, ireba nk'umuntu, ifite ibitekerezo nk'iby'umuntu muri rusange. Ziriya nguge rero ni zimwe ziri mu iri shyamba rya Nyungwe. Turacyakomeje mu ishyamba rya Nyungwe ngomeza kubatembereza muri rusange. Niyemeje kubatembereza Nyungwe kubera yuko uno munsi numvise iki gitondo ari icyo mugisha. Ni mu gihe winjira mu ishyamba ugasanga barimo barakora amasuku cyangwa barimo barakora uturimo n'utundi, barimo basana imihanda muri rusange. Iri shyamba rya Nyungwe nk'uko muribona ni ishyamba nta byinshi ndi buvuge kubera yuko bimwe na bimwe muri kubyibonera muri rusange. Ni mu gihe Kidasamura Movie nabyutse mu gitondo ndavuga ati abantu munkurikirana ku nkoranyambaga na social media, ni mu gihe mwakomeje mumbaza ngo nahantu njya mbatembereza ngo murambabwira amakuru amwe, ariko ubu ngubu nabazaniye igisubizo. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho, nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze kuzina rya Kidasamura Movie, ariko channel yacu yitwa Sebu TV Rwanda. Kora subscribe kuri Sebu TV Rwanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi, aho winjirira ishyamba rya Nyungwe ugeze ahantu hitwa Kuyibimba, nibwo utangira kwinjira ishyamba muri rusange. Ugatangira ukinjira ishyamba. Ugeze mu ishyamba usanga abashinzwe umutekano mu ishyamba impande n'impande bahari. Niyo mpamvu iri shyamba abantu benshi bakunze kuricamo, kubera yuko iri shyamba nta kibazo na kimwe warigiriramo. Ni mu gihe Kidasamura Movie yifasha akavuga ngo reka mbatembereze ishyamba rya Nyungwe. Umuntu utazi ishyamba rya Nyungwe yicare hamwe tumusobanurire. Ubu tugeze ahazwi nk'Ipindura. Tugiye kugera Ipindura, nibwo twakubitanaga n'imodoka nayo itwima inzira. Nibwo twayomekaga Runono, turavuga ati ariko turajyana nubwo turi bugeraneyo nta kibazo. Ariko iyi modoka naje gukoresha uburyo kinayicaho kugira ngo ngere Ipindura, ngere ku Inka, nindangiza ngere mu Gisakura, nsohoka ishyamba. Nimara gusohoka ishyamba ndababwira ibintu nahuriyemo nabyo mu ishyamba. Izi ni incamake rero, inkuru cyangwa video yose ndaza kuyibagezaho mu masaha saa 9 za mu gitondo. Izi ni incamake cyangwa ni ukubacira mu marenga, ni uko nguko inkuru irabiteye. Ubwo twari turi mu ishyamba, reka mbasigiremo akaririmbo mukomeje mwirebera ishyamba rya Nyungwe, mbasigiremo akaziki mukomeze mwinjoyinga ishyamba. Ndetse nge nitwaga Sebu TV Rwanda mu mujyi wa Rusizi. Nongeye kubashimira mwe mwakoze subscribe, naho utarayikora kora subscribe.